mbese umwaka twinjiyemo ni uwa kangahe 2024. Okay. None se nuwashinyika cyangwa nuwajebeka? Ni jebeka. Uri muri jebeka. Nese sibyo bikubayo. Uri bandi muzi. Ngo babashabe bashadibu muri business zabo. Natwe rero nk'impanga tugiye kubakorera agashya. Mbega firme. Mva bintu byose iwana mwebwe turabasaba ko mutwegera mukatuba hafi gusa tukabakorera ibintu byiza cyane. Cangiye ndumva nakuze. Imyaka yanjyanye pe. Imyaka yanjyanye. Kuko nubwa mbere ngiye kuba ntoye Perezida Paul Kagame kandi nawe nzatora. Ngongo iki? Nzatora Perezida Paul Kagame. Iki gihugu kuva ngiye navuka ubundi. Sorry. Kuva navuka kugeza izi saha. Ntago ndabona igihugu kirimo umutekano nk'iki ngiki. Ngize amahirwe yo guhura nawe pe. Namusaba ikintu kimwe. Kemi tuvugisha ukuri umva ba honete. Ngiye ndatangura pizza hano. Nta kibazo. Ngiye namusaba ikintu kimwe. Okay. Namusaba ngo nyubakire inzu. Okay. Wowe? Ngiye ikintu kimwe namusaba. Kimwe cyonyine. Namusaba akazi gakomeye mu makampani y'ababana n'ubumuga. Oya natamu bukode se nabamembwe ubusa. Ngewe namusaba akazi harimo na ya rubanda. Ngiye n'amafaranga ya rubanda nshaka gutanga. Nshaka amafaranga yanjye nzunguruka. Ntabwo inzu se uza mumbariza ikibazo kimwe. Ntabwo inzu uzarya iki? Jewe nami inzu nzashaka akazi ku ruhande mburare nzi ko ndi muri inzu yanjye. Okay, sibyo? Tegeho ibintu byinshi batwitegeho inama nyinshi ziri muri filme. Batwitegeho nyine ko turimo ubushobozi bwinshi natwe. Erega ntago ujya gufasha umuntu nawe ubwawe utifashije. Iyo wemeye kuronshinga filme ubuzi ko hari inama ugiye guha umuntu nawe abanje ubwawe kwigira. So ntago rero ntago tugiye ibintu tugiye gukora ni ibintu twapanze ni ibintu twatekerejeho ni ibintu dukunda biturimo ntago wakora ikintu udakunda. So bitegemo ibintu byiza bitegemo inama cyane kuko nizo zirimo kandi ziyi vision turimo. Ni ibintu byiza nzi cyane. Hari umuntu bijyamo umufungo ukabura akabivamo. Ibintu ntago aba yaryanywe n'inama. Yes umufungo. Mwebwe murambye umufungura bura kuko muzandebera ubusa muzansapoting sinzime. Bakababwira ati bara bakobwa mujye mubatinya bafitanye connection irenze. Ati bafitanye ko yabibonye aravuga ati ibintu byakozwe ryari byabaye ryarabwo nzuva ngo babatwaye naza ngo mwagiye gute. Abantu rero mubategure ka surprise nko mu minsi iri imbere mubanagema akantu bati babana b'impanga bahuriye no muri studio kwa Element. Ewe noneho reka ubwire ukorera baba mari ndetse nakumva feeling zimfashe nanjye ukankorera nk'akantu nkakoreka utuntu nikorera. Element ndabigusabye pe turi mabi kubibona ariko ndagusabye uza ukuteye nukusabira ngaragu. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanjye ni uwareba. Urukundo wamaye rumara kwifuza kandi simbicuza. Je te promets mon bébé to satisfy you for right. Ko Element uzanyijyanire pe. Teri nambwe wisubira inyuma turi mu rugendo. Teri nambwe wisubira inyuma turi mu rugendo. Nakora na business yo gucuruza amakara. Yes. Ugize amahirwe ukabona ubushobozi umushoramari ugushora amafaranga yaba uri mu Rwanda udukurikiye cyangwa se uri hanze y'u Rwanda niye business umva amafaranga wayakoresha. Amafaranga yanjye ikintu nayakoresha mu bintu byo kugura amasambu nkagurisha kuko nibyo bintu bigezweho. Marshal real estate. Ndamuzi. Ezanda nari ku Marshal real estate. Ushaka kuzakora business nk'ya Marshal. Cyane. Uramutse uhure na Marshal mu kiganiro kimwe. Inama wamusaba kuri iyo business yawe. Ambwira ati ni gute how to do it. Ni gute ubikora. Izina ryawe rikaba ryaramamaye. Ku buryo nyine uvuga mvuze ko nakora iyo business ukahita umbwira Real Marshal. Nanjye ku buryo bazajya bavuga akavuga ati Joyce.
right twonye tubasuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe mu buzima umwaka mushyashya umwaka mupyagara ni wane inyogoye yola inyogoye yola ajya kwigiza ngiki mu mazi yogamo Tereza Tereza nshuti Tereza nuko dutangiye umwaka ariko mu mperepa tapeshi oya pa barakubwiye ngo ncangamo akantu kameze nk'akanuza kapera okay inyogoye yogamo Tereza nshuti Tereza hola ndagarukanye n'impanga ebyiri mwamaze gukunda ntago ari ubwa mbere KEMIREMBE na MIREMBE Kemi ninde Mirembe ninde skibo mimi Kemi Mirembe Kemirembe nabonye comment nyinshi ati dusigira akanimero aho hasi mwambaye neza zicagwa ziturutse he iyo utabivuga nari kubabara sibyo mufungo wanje ubundi tica utwambika hola hejuru cyane ngo yiko ego ko tica ubundi hariya wagezemo imbere cyane ano tumanya imbabarira nawe bayita Paul sana ngo bigenze guturi mu nzira nivure muri Isimbi supermarket ko tica we twari tumaze kuvugana ngeze ku iposta umunanjugunye ibifaranga imbere ngo niyo ibifaranga byipfunyika ubwo biri muri makuye n'abatubuzi ya nabatubuzi bigenze gutera rero ndashaka ko iyo story tubwira natambukaga nyine nagendaga kuko nari ndi kwihuta bitewe na gahunda twari dufitanye then ngeze ku iposta abagabo babiri bambaye ukuntu bajagaraye nyine bigaragara ko batari clear mu mutwe batari smart ego ndi kwihuta ubwo abataye ikintu imbere kirimo umuswaro ukuntu ngiye kubera wa mutima wanjye ndavuga okay just kamwubahe nari mfite amamvelope mu ntoki gutya na telefone nyifite hanyuma ndamutoragurira ndabimuhereza kubimuhereza kumbe we yari kumwe n'undi muntu inyuma abarayifasha ahita yirukanka telefone yawe ni wayimuhaye se cyangwa no nari mfite amamvelope gutya mu ntoki mu kuba nyafite mu ntoki telefone kwa kundi ndi gumufasha ngo muhereze ibintu bye ibiranyururutse irwa hasi ko nanyifashije hano igwe rero wari uri inyuma yarayifata ahita yirukanka ndataka nyine abantu bamwirukankaho wawe ndahita apfundura direct ibintu byari bitakaye hasi dusanga ni nk'akantu agakarine bakoresha kuri dispensaire n'ahandi bagiye bazingazinga ku buryo nyine wakazingira mu gatambaro kakitwara nk'amafaranga arimo dusanga nyine nuko bimeze abantu batanga ngo abantu barasanzwe n'abatubuzi ntago nari mbizi ariko njye ntago nari mbizi nanjye kuko mbikoze nk'umuntu uri kumufasha ubwo mu kumuhereza ibintu bye nabonaga nyine baranakuzemo ukuntu mu kumufasha ngo ndi kumuhereza barankosoye Paul sana ya nta kibazo umwaka mushya shanda bimukorera pe ko nta kintu namukorera se wibeshya guys yerekana telefone ufite shangini tekino rero ugira ngo nishyire ibintu wari wanyirukanga bafite iyi ngiyi yazitwari turebe tekino ndayamamarije aho iri hose dore ni tekino mobile phone umva telefone zayo zirarenze cyane network ntishobora kubura ihoraho iyo bagutwaye ni we bwoko ngiye bantwaye Spark 8 yego kandi niyo bari barakuguriye nayo bari barandemeye Paul sana Nyagasana azagusumbusha uzabona indi ukore amafaranga uzagura indi kuba utari ku mbuga nkoranyambaga biragoye icyo kintu kibabaje kubera ko urabona twese ubwo duhise turafeirinze kubera ko nta muntu uri gukurikirana ibintu byacu nta muntu nyine uri kubasha kujya kuri izo mbuga nkoranyambaga social media ngo arebe nyine ukuntu bimeze abashe kuba yasharinga n'inshuti ze kugira ngo zibashe kuba zanakora izo subscribe ya urumva binkize hasi cyane ubundi muri rose ariko hagati
Imana irabikora tu. ku batabizi cyangwa se ku batari kubyumva KEMIREMBE na MIREMBE ni impanga bari barishize hamwe bagura telefone imwe nayo bakoreshaga none barayibatwaye kugira ngo kuko nibwo bari kwinjira no muri showbiz kugira ngo babashe gukoresha Instagram, Facebook na TikTok kugira ngo biintegre mu bandi babashe kumenya ko ese koko imbuga nkoranyambaga umuntu yazikoresha zikatanga umusaruro kwikubitiro bamaze kurebera ikiganiro cya mbere ubwo iki kiganiro muzakirebera kuki ego ko shangiye mfite inshuti n'abavandimwe n'ubundi gihe n'usanzwe mbaza nase ko nari mfite iyi ngiyi ubundi sinakirebye Oya wari umfite ninjye umuntu wa mbere wabikweretse. ako hari n'ahandi ndi kugenda mbyerekana tu mbwa ati playlist TV Rwanda murebe ndi gutwika ako ntabwo bihe nuko waba ufite smartphone yawe ntabwo ibyo bihuye nanone ariko donc biraza gucamo katwizere mba numva ufite kwizera njyewe confidence mama niwe mukuru oya mukuru no biragaragara mukuru aba ari mukuru cyane ufite mu bwana bwinshi nta kibazo nta kibazo ire ukuntu bayateze Gutetasha. Tugeze mbese uyu mwaka twinjiyemo n'uwa kangahe? 2024 Okay. None se nuwashinyika cyangwa nuwajebeka? ni jebeka Uri muri jebeka. Nese sibyo bikubayo Uri muri jebeka. nibyo bikubayo Sawa, it's fine. Byarangiye ndabona telefone Imana nibishaka. mumbwire ikintu mwiteze muri uyu mwaka turimo kizaba kidasanzwe Twebwe. Reka mperaho ndikumva mfite ibintu byiza byo kuvuga. ni iki Ikintu cya mbere uyu mwaka harimo ibintu bya mbere byiza nzi bibiri. Mirembe na KEMIREMBE bagiye kuba abastari barenze babandi muzi. Ngo babashabe bashadibu nagomba feds ya baronde top 2 muri business zabo. Natwe rero nk'impanga tugiye kubakorera agashya mbega firme mva bintu byose iwana mwebwe turabasaba ko mutwegera mukatuba hafi gusa tukabakorera ibintu byiza cyane. Dabijura muzi Dabiju ntago muzi wowe uyu mwaka jewe se sha uyu mwaka ko ndi rutswitse sha jewe uyu mwaka nyine ndumva nshaka gutera imbere kandi mu bintu nshaka gutera imbere mfite plan zanjye ntabwo nabivuga bitara processing tu nzagenda mbaha udusho uko nyine nashobojwe nzagenda mbaha udusho ndiho numva bizagenda ko ntawe numvishe amaso uvuga ngo akeneye umugabo so guys umugabo se umugabo mbo ntago ari cyo cya mbere wenda cyo cya mbere pe kuko abonetse ego we stati zigiye guhinduka oya umugabo ntago ari cyo cya mbere ekada kuko wenda ntago uzi ko niba umuntu naramufite cyangwa atanamufite uramufite cyangwa mwategekanye kujya utaha iwanyu nawe agataha iwawe. Oya ibyo wenda biba ari prive z'umuntu ariko iby'umugabo byo tube tubiretse bizanye ukuri mbere yo kuryama ukora iki njyewe mbanza kureba ko bebe wanjye ari clear mbere yo kuryama ukora iki mbanza kuryamisha umwana nanjye nkaryama iyo ubyutse mu gitondo bwa mbere ukora iki ndeba ku mwana of course ndeba ku mwana nta n'umwe wiragize nyagasani no way waratubwiye ngo dukora iki dukora iki hakurikiraho iki ahubwo cyane bari kubaza ngo hakurikiraho iki mbere na mbere Imana abantu niko tubivuga ariko twebwe uravuze ngo tuvugishe ukuri yego tubanze iki njye mbere na mbere ntanarebye ku ruhande my son yes twihuta cyane dufite amatora muri uyu mwaka murabyumva gute kwa mugiye kuzatora bwa mbere shangiye ndumva nakuze imyaka yanjyanye pe imyaka yanjyanye kuko ni ubwa mbere ngiye kuba ntoye perezida Paul Kagame kandi nawe nzatora ngo iki nzatora perezida Paul Kagame iki gihugu kuva ngiye navuka ubundi sorry kuva navuka kugeza izi saha ntago ndabona igihugu kirimo umutekano nk'iki ngiki so gutu utatora muzehe perezida Paul Kagame gutu utamutora isuzi ibihugu bingahe njyewe nzi ibihugu byinshi ibihugu bitanuzi nagezemo cyangwa nzi bitari byo muri Afrika ibyo uzi ibyo nzi nagezemo se cyangwa bitarageramo wumva gusa bitari byo muri Afrika ibihugu nzi reka nta kibazo bitari byo muri Afrika buri gihugu uri buvuge kitari cyo muri Afrika
ni igihumbi. Ibihugu bitanu ni 5,000. mbabarira abantu ibyo telefone ngo njye kugwana bitanu. reka njye mbikwibwirira igihugu kitari muri Afrika Ibihugu bitanu. Sudan, South Sudan. Sudan igihumbi cya mbere hariya. Urumva Nigeria, urumva Ghana, Gabo, ubwo ni si bine hasigaye kimwe. Korea Ibyo ntabwo ari byo muri Afrika, ni ibyahe? iki Nakubwiye ko bitari byo muri Afrika. none se mvuze ibiki Ibyo ni ibyahe? ibyo ubu ntabwo wambajije ngo urambaze ibyaye, banza ume bitanu wanyemereye ubundi ibindi bibaze nyuma. Yabikoze ibyo si byo muri Afrika byo. Ego Sudani ya Afrika sibwo ibyo bintu urumva wowe binavugitse. Sudani y'Amajyepfo mugende mumuhuze n'inyogoye. Icece nice. Cyo ni cyo pe. Urabikoze? nabikoze Kuye mugabane. ku mugabane Turi ku mugabane w'Uburayi. umva turi ku mugabane w'u Rwanda. Yesu nyagasani. Mwembi ninde wari wasutse mu gitondo? Ko mbahamagara umwe yambwiye ngo yari yasutse. Sha n'uyu nguyu yari yasutse. Gusokoza byamunaniye. Ibintu byo gusokoza. Ariko nyine hari abantu bacuruza amavuta meza nze kumurangira. I Kigali niba bayita muri Simbi Salon. Ariko se reka nkubaze. Ngiye narumva. Ngera no kuri toilette gasanga haritse ngo Isimbi Salon. Niyo Isimbi Salon ahantu hose bagiye barya copyright ya Isimbi. Oya abantu bacuruza amavuta meza ukagisokoza neza barahari. Yes, tugarutse nayo mbabwiye mu mbwira ibihugu bitanu biri hanze y'umugabane wa Afrika, nta na kimwe wakoze cyakora wakoze Korea, ariko Korea nayo ifite Korea y'Epfo na Korea ya ruguru. Yepfo navuze. Icyo gihumbi nyicungure. Oya. Wagiye. Nagashaka kuyampa yo nagarayanje. Ubundi uyo mwumvaga abandi bagiye gutora. Mwasigaga mwumva mumeze mute? None numvaga bagiye gutora. Ubwo niba ubundi nari imaginaga se bagiye gutora ni ibiki. Ubundi bavuga ko president bishoboye. Ubundi bakagombye guhita bavuga direct bakavuga ati president ajyeho. Ntabyo kuvuga ngo ubundi ari amajwi yose nikamugeraho. Nona agarukira. Obose Oya, nge rero mugeraho, natekereza guys, ukuntu numvaga amugeraho. ashobora kuba mugera ariko ukuntu numvaga navuga ati kubera ko nubundi bazi ko ari president uzaba we. Hari nayo bari nk'umukecuru uvuye nyiriya hirya hari n'ibyo basprime bakavuga ati iki ngiki si nk'ubu. Iza amahirwe yo guhura na first lady cyangwa se Anje Kagame. Ngize aya mahirwe yo guhura nawe pe namusaba ikintu kimwe. Kemi tuvugisha ukuri. Umva ba honnête. Ngiye ndatangura pizza hano. Nta kibazo. Ngiye namusaba ikintu kimwe. Okay. Namusaba ngo anyubakire inzu. Okay. Wowe. Ngiye ikintu kimwe namusaba. Kimwe cyonyine. Namusaba akazi gakomeye mu makampani y'ababana n'ubumuga. Oya, nkatamu bukode se nabamembwa ubusa. Ngewe namusaba akazi harimo na ya rubanda. Ngiye n'amafaranga ya rubanda nshaka gutanga. Nshaka amafaranga yanjye nzunguruka. Ntabwo inzu se uza mumbariza ikibazo kimwe. Naguha inzu uzarya iki? Jewe nama inzu nzashaka akazi ku ruhande mburare nzi ko ndi muri inzu yanjye. Okay, it's sibyo? Akuzi kode wowe. Ubukode urabona? Arusabye akazi gahoraho nusabye inzu. Nta batandukaniye kuri ko mba nzakora nkayigurira. Okay, usabye neza. Mundi mukuru ari usabye neza pe. Umbise ko umukuru aba ari umukuru. Rwose. Abana benshi dufite content ivuga ngo ni ikibazo gihora kigaruka ngo ese ko mwiteguye gutora president wa Republika uzaba byakiriye gute? Abangabo murabumvise ngo nibwo bukwe bwa mbere ubundi muzaba mutaje. Cyane. Ngiye ndumva gutora kwa mbere mwumva ko nanjye ubwanjye mbifite mu ruhare mu gutora His Excellence Paul Kagame. Uzatora. Ni he? Mu mudugudu harakuye. Batora he? Agaha. Kuki? Kugikumwe. Kugikumwe. Mubivuge neza ngo? Kugikumwe. Niho batora. Ukanda igikumwe bakagusiga akantu hano. Kugira ngo utabajije. None ubugize amahirwe yo kujya muri Amerika kaba diaspora mbizi neza ko ubwo aba diaspora bagiye kubirukaho cyaho. Ubwo wazatora gute?
njyewe se ba diaspora bagiye kubirukaho nyine mwebwe bagiye kubirukaho kugira ngo bahita babatwara mujye kubayo tujye hanze tubwibere aba diaspora oya njyewe reka mubwire perezida his excellence ndamwubaha cyane nubwo namagara nawe kuko uri umunyamakuru sibyo mbwira ati Joyce mushyize kuri video call ari kuvuga ko igikumwe cye kiri kuri perezida Paul Kagame nubwo nabivuga gutyo gusa mba natoye ku mutima wanjye ijwi n'ubundi ryanjye niryo ritora iki gikumwe kizahora kiri connection n'u Rwanda. Okay, ibi navuze rwose asa nanjye no muri diaspora rero baratora baratora ariko aba diaspora ntago ushobora gutorera mu gihugu kitari icyawe se uyu uratora amajwi barayabarura babishoboka ndacyo his excellence turacyari kumwe Kagame wacu rwose wubahwe mubyeyi mukuru wubahwe turacyari kumwe kwisimbukira ibyo muri kubivuga cyangwa ashaka ko papa yahoze mu ngabo oya ibyo ngibyo ari byo tugendeyeho pe wese yarahoze mu ngabo ubwo ko nta wundi nzi tuzatora rimwe n'abadepite ntabwo yeje imyaka y'ubukuru mu badepite ngazajyemo muri mwembi abadepite batorerwa imyaka ingahe bose ni 5 reka nkubwire hari ibintu by'umusaraba umuntu yishyiraho biriya bintu biba bifite abantu babishoboye nk'umuntu uba uwa mbere cyangwa uwa nyuma buriya umuntu wa mbere aba afite ibintu by'ibibazo byinshi cyane ariko uwa nyuma nta kibazo na kimwe agira mbese uwa nyuma akabazi kaza uwa nyuma afite icyo kibazo amasaba barahanganye avuga ati barankura ku mwanya wanjye ariko wa wundi wa nyuma aravuga ati nta n'uwo nkupiganirwa nawe ariko biriya bintu bisaba kuba ufite mind umva ya danje. Amasaha ashize ageze kuri 48 ikiganiro cyanyu cyagiye hanze kimaze kurebwa n'ibihumbi 2,000 hari abantu 2,000 mwane muziranye sanjewe abo nabonye bashije kucyereka harimo nka 15 ubu ngo abantu 2,000 bamaze kubamenya mwumva mumeze mute ngende umva ari byiza cyane nabikunze kuko hari nabo nasanze bakoze comment mbazi pe mbazi at the first time birumva ni ibintu bishimishije bega byakutera na courage yo gukora cyane kubera kurumva niba ntago baguciye intege cyane kubera ko nirwo rwego uri uracyatangira niba ari bwo bwa mbere ugiye nko ku mbuga nkoranyambaga ukaba washaringa akantu ukarebwa n'abantu ukabasha kugira urwo ubushobozi bwo kurebwa n'abantu 200 urumva ntago twakwiheba ibihumbi 2,000 guys ni benshi tugitangira ngenda bishimira tuziranye n'ibihumbi 2,000 nta n'abantu nziranye nabo buzi ibihumbi 2,000 wapi yes twirukanka cyane ndashaka ko tuza kugana ku musozi cyane twagiye gitoya muri kwitegura gushyira hanze filime ya mbere ni mu byumweru nka 2 biri imbere izaba yasohotse uyu munsi none ibiganiro biri kubatinyura filime yanyu abantu babitegeho iki batwitegeho ibintu byinshi batwitegeho inama nyinshi ziri muri filime batwitegeho nyine ko turimo ubushobozi bwinshi natwe erega ntago ujya gufasha umuntu nawe ubwawe utifashije iyo wemeye kuronshinga filime ubuzi ko hari inama ugiye guha umuntu nawe abanje ubwawe kwigira so ntago rero ntago tugiye ibintu tugiye gukora ni ibintu twapanze ni ibintu twatekerejeho ni ibintu dukunda biturimo ntago wakora ikintu udakunda so bitegemo ibintu byiza bitegemo inama cyane kuko nizo zirimo kandi ziyi viziyo turimo ni ibintu byiza nzi cyane hari umuntu bijyamo umufungo ukabura akabivamo ibintu ntago aba yarajyanywe n'inama umufungo mwebwe murambye umufunguro bura kuko muzandebera ubusa muzansapotinge sinzime kuko nibyo nshaka ko musapotinga sinzime sibyo iyo telefone katuga uburenganzira wumva icyagushakira yitabe murakoze ndaje ihangane ndaje wabishyize hanze ra mwana yarize bayihangane ndaje ngari kurira oya ni ibindi banshakira ko hari tu business umuntu twinshi bari gukina hari ibindi bintu banshakira business mwireba ku kiganiro rero cyari cyo kiganiro cya mbere ngo ntimureba kuri filime kuko filime aba ari nziza iryoshye cyane kuruta ikiganiro mwirebaga mukabona ku masura ni mwebwe cyangwa baratuye nibwo nahise mbona ko dusa njye nibwo namenye ko ndi mwiza we data we nibyo
narigize ngo nibyo pe gusa nyine nabikunze nanabikunze cyane ndetse cyane. hari umuntu wanyuze mwabyeretse shaba bibonye baravuga ati ahubwo kuko papa ari ikintu akunda kutubwira akabwira nk'abandi bana bamugura akababwira ati bara abakobwa mujye mubatinya bafitanye connection irenze ati bafitanye ko yabibonye aravuga ati ibi bintu byakozwe ryari byabaye ryari ubwo nzuva ngo babatwaye naza ngo mwagiye gute. abantu rero mubategure ka surprise nko mu minsi iri imbere mubanagemo akantu bati babana b'impanga bahuriye no muri studio kwa Element. Ewe noneho reka ubwire ukuntu ubusi bumubwire ngo iki uzava barera nisange muri studio kwa Element basi rimwe gusa nisange muri studio kwa ushaka kuririmba ushaka kureba Element njyewe ni byose ndabishaka. It's fine njyewe Element ahantu uri guys ndakwemera ku producer bwawe sibyo kandi I appreciate to you ndakwemera numva ashaka kureba studio yawe uri gukora ibyo tuntu tutumanyeri wikorera ngaba mari ndetse nakumva feeling zimfashe nanjye ukankorera nk'akantu nkakwereka utuntu nikorera. Element ndabigusabye pe turi impamvu uri kubibona ariko ndagusabye uzambabarire mwese mu mukunda ko nikorera oya ariko njye nagaruka gukunda just feelings za it's fine no way guys nago njyewe Element Element aba Element ako Element uzanyijyanire pe nirebera ibintu byawe bikorera. Okay reka njye ikibazo mubaza nk'ubu nka papa rero ahantu yicaye kureba papa rero njyewe ariko muri kuvuga ngo Element papa rero urumva ubundi ari kuntu ubanye n'umuntu urataye wanjye uwo munsi reka wacu urumva so guys natebyaga ni ibintu bisanzwe gukunda umuntu utamukunze umukunda kubera ibintu akora doseriye Element ni nde mukobwa wamwanga muri iki gihe oya baraha none se Element na wenda tuvuge umuntu nagabana bose bamukunda sibyo nagabana bose bamukunda Element ubundi arambajije ngo ukuntu ngo papa rero dufite ukuntu tubanye n'ibindi marabiza dufite ukuntu tubanye sibyo ibi ngibi rero azika ari umwuga wa cinema sibyo ibyo ngibyo ntabwo yabigira big deal. Element kuba mvuze ngo ndumufana we abyongera ndamukunda njye ndamukunda ibintu byakora ndamukunda sibyo ndumufana we ko mufana nago namufana se simukunde nkunda ibintu akora sibyo kuko rero bavuze ngo nzanyingireze muri studio yiwe ni rero tunikorera nanjye mwere kutuntu nikorera. Yes katwisimbukire uti akunda Element ashaka kugerayo gusugezeyo wakubitaye iki kigoma hip hop romance jewe se kari kugufasha oya we je ariko nabikora pe ngaho ririmba jewe ukuteye nukusabira ngaragu je suis vraiment fou de toi amaso yanjye ni uwo wareba urukundo wamaye rumara kwifuza kandi simbicuza je te promets mon bébé to satisfy you for right. Wow Tiena karirimba kubera ko ndagakunda nakaririmba nase c'est comprimé nabyo nabiririmba c'est comprimé bébé waneyeho kashe na hamwe wibusenye nsaba mari uma baby ti amo guys nyamara dufite impano njyewe ndi kubabwira ko mfite utuntu tw'udushowbiz mutwitegeho ibintu byinshi cyane mugize amahirwe yo kubona indirimbo bakabandikira ati ni romance cyane ariko mwaje muje nta gusubira inyuma no never give up teri ntambwe isubire inyuma turi mu rugendo tera cyane ko karimo nago muri kubukuru kari kubafasha twagiye dufashwe teri ntambwe wisubire inyuma turi mu rugendo teri ntambwe wisubire inyuma turi mu rugendo kutikiriza kandi kugira subire inyuma turi mu rugendo cyakoze wenda ntabwo ijwi riri pronunciation nk'uko bikwiye
kurabona ntabwo niteguye ariko niteguye byaba byiza. Right, ubushize ndabibuka mu tuganira n'abakobwa babwira yuko barababwiye ko kubyara kwabo byarabagwirire bakiri no mu ishuri bacikanwa amashuri ariko baracyafite ikize cyo gusubirayo. Guys, turi mu gihembwe cya kabiri kandi ubu ngubu birashoboka ko basubira ku ishuri. Niba wumva hari umusanzu cyangwa sitafari wabagereka kugira ngo bajye ku ishuri, support them basubire ku ishuri kugira ngo babashe kwiga. Hari hasi hariho nimero ushobora kukontakta ubundi abana bagasubira ku ishuri, dore ko ntamwa ubwo n'umwana nawe nyuma y'imyaka 2 bazaba basanze. Nzajya mbaza umwana wanjye ku ishuri. Tujyana. Nzajya mutwara muri kebe yanjye mugeze ku ishuri then nanjye njye ku ishuri. Ufite ikize cyo kuzagura kebe? Njyewe se mfuye ntanayigize naba narahemutse cyane. Ntabwo umuzimu wagerayo. Ntabwo wagerayo pe. Kabisa ibyo byiza. Akabazo kamwe. Hari umuntu uzi mwavukiye rimwe mukaba mwariganye bakaba yaratabarutse atacyambaye umubiri? Ndamuzi cyane twanicaranye ku ntebe imwe. Iyo ukiri muzima ugihumeka umwuka w'abazima wumva feelings bimeze gute? Nshima cyane Imana ikindinze. Cyubahiro ni cy'Imana. Ndabishimira cyane kubera ko ngiye nta kiguzi natanze ku buryo yagenda ngiye nkasigara. Ahubwo ni ku Imana ibishaka hari icyo wenda nanjye nsigaraye ku isi ntarasohoza. Ubwo nawe ubutumwa bwe yarabusoje arataha tu. Ndakoze ikibazo kira ngo ubonye umufatanyabikorwa. Reka nte kumwita umutera nka kumuntu agutera inkunga n'ubundi ugasigana ibibazo. Umufatanyabikorwa nihe business wakora ukavuga uti ninjiye muri business izambeshyaho forever? Okay, njyewe business banumva nakora banumva nacuruza nka kenkayori. Njye nyine nkigiramo bishobotse nkagira ubushobozi burenze nakora na business yo gucuruza amakara. Yes, ugize amahirwe ukabona ubushobozi umushoramari ugushora amafaranga yaba uri mu Rwanda udukurikiye cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, niye business umva amafaranga wayakoresha? Amafaranga yanjye ikintu nayakoresha mu bintu byo kugura amasambu nkagurisha kuko nibyo bintu bigezweho. Marshal real estate. Marshal real estate ndamuzi. Yembole. Ndabizi cyane. Bavuga ngo oya ntabwo nabishobora kubiririmba bya bibono bye biragoye nubwo mufana ariko biragoye. Yo this Marshal real estate. Ibyo zenda nari ku Marshal real estate. Ushaka kuzakora business nka Marshal cyane. Uramutse uri na Marshal mu kiganiro kimwe, inama wamusaba kuri iyo business yawe? Ambya ati ni gute how to do it. Ni gute ubikora. Izina ryawe rikaba ryaramamaye. Ku buryo nyine uvuga mvuze ko nakora iyo business ukahita umbwira Leo Marshal. Nanjye ku buryo bazajya bavuga bakavuga ati Joyce. Joy cyase Mirembe ejo muri Marshal real estate yahaye yago ikibanza cya $30,000 mu gitaramo cye ari kumurika album ya Suwejo. Muhuye nibura uravuze ngo wamusaba ubujyanama kuri kutamusaba na kapitali niyo wahera ku kibanza kimwe? Oya nyine urumva nabanza rega nago umuntu ava kuri ubundi nahera kuri A up to Z amusaba icyo cyambere urumva. Muna icyo nicyo cyambere namusaba urumva ko twakomezanye ikiganiro. Nibyo byazagira nka ko arabyumva niba musabye ibyo ngibyo byose none se yumva ko nzagenda nkabitoragura nabyo nabimusaba. Urumva umwana wo ku Nkombo wageze i Kigali? Njyewe se Kigali si Kigoma tu. Ubona wasitaravuye kure se? Marshal nyine nibyo nkubwira nanjye nibyo ndimo tu kuko Marshal nawe yavuye kure ariko ahageze ni heza. Ngwe nimero ze mutanye mu chatting urebe ko iyo connection yayiguha. Smartphone mfite rega mu byumve. Ako bizakunda tu. Okay, smartphone ufite. Nese sari kunkurikirana nawe andebe basi. Andebe. Andemere. Inde. Leo Marshal. Andeba ndemere sakoresha imbuga nkoranyambaga. Ni n'umuki. Cyaremera gute? Ahita kanda kantu ka subscribe hasa bariho nimero. Ahita bikurikirana. Okay, wow. Okay. Ikiganiro cyacu kiri guhumuza cyase kiri kugana ku musozo. Uruganda rwa sinema
ni rumwe mu nganda zimaze gutera imbere. Ejo bundi twabonye filime ya Aria Kuru ari kumwe n'abandi bakobwa, Kigali Boss Babies, ni filime yakiniwe muri Nigeria, ikinirwa mu Rwanda, ikinirwa ni Dubai. Ni imwe mu mafilime ahenze cyane, bisaba ubundi bushobozi bwinshi cyane. Suruse mwebwe amafaranga mwashoye muri sinema muri kuyavoma. Njyewe se shangiye ndakora nkora neza bakandebera. Njye ndakora. Yani ufite business ya cyane. Njye ndafite business ndakora.